Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, tunejejwe n'Imana muri iki gitondo, n'ubuntu Imana yakugiriye, n'ubuntu Imana yangiriye, haleluya, haleluya, shima Imana, vuga ineza y'Imana, vuga imirimo yagukoreye, vuga ibyo Imana ihora igukorera, ushima Imana, umutima udashima ni umutima utongerwa, ni umutima utanyurwa, ushima Imana, hari ibintu Imana yakoze, ubona ko Imana yabikoze, shima Imana, Imana yongere ikore n'ibindi mu buzima bwawe, haleluya, haleluya, reka dushime Imana muri iki gitondo, ko Imana yatugiriye ubuntu ndetse n'ishimwe rikomeye ku buzima bwawe, kuba ugihumeka, kuba ukiriho, hari benshi bari kuri maboboni, hari benshi badafite ubuzima, hari benshi bacitse amaguru, ariko uracyafite ubuzima bwose mwene data, shima Imana, vuga ineza y'Imana, uko ubyutse ushima Imana, upfukama uvuga ngo Mana ndagushimiye ko nkihumeka, reka dushime Imana. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye muri iki gitondo, warinze uyu mumama, warinze uyu mupapa, warinze uyu musore, waturinze Mana, ishimwe n'icyubahiro n'ibibi byawe, hari ibyo wakoze Mana, tubibonesha amaso, ushimwe, twarakubonye, twabonye ineza yawe, reka Mana wongere ukore n'ibindi mu buzima bwacu, uyu mumama wongere umugire neza, uyu musore, uyu mupapa, uyu mukobwa, yongera umwiyereke, wongere Mana akubone, haleluya, abone Mana hari ibintu bikoreka ku buzima bwe, haleluya, umuremera amashimwe uyu mumama, uyu mupapa umuremera amashimwe, uyu musore umuremera amashimwe, uyu mukobwa umuremera amashimwe, urakoze mu izina rya Yesu, amen. Ndabasuje aho muherereye hose, mwebwe mubana natwe kuri Dufite Imana TV, Imana ibahe umugisha, Data wo mu ijuru akomeze abishimire cyane, haleluya. Ni ukuri reka nkubwire, ntabwo wayobye, ntabwo ni ukuri ndagushimiye cyane wowe ubana natwe, natwe turagukunda, nanjye ndagukunda, kuba ubana natwe kuri Dufite Imana TV, wowe wamaze gukanda subscribe cyangwa sabone cyangwa like cyangwa comment, wowe ubikora Imana iguhe umugisha, ndetse nawe utarabikora ukomeze ubikore kugira ngo ijambo ry'Imana rikugereho neza, kanda kuri kariya kazogera, kora like, kora comment, ni ukuri Data wo mu ijuru aguhe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana ibice ni 21 n'umurongo wa mbere, avuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Imana ishimwe, ngo hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Reka nkubwire, aba bigishwa bari basanzwe baziranye na Yesu, bari basanzwe babana, ariko ngo Yesu yongera kubiyereka. Imana ishimwe, reka usanzwe uziranye na Yesu, usanzwe ubana na Yesu, Imana ishimwe. Aba bigishwa bahoranaga na Yesu, baragendanaga, bari babaniye mu buzima bugiye butandukanye, ariko ngo Yesu yongera kubiyereka. Imana ishimwe, Imana yongera ikwiyereke mu kazi, Imana ndi kuvuga ku kintu kijyanye no kwiyereka, Imana yongera ikwiyereke mu buzima bwawe, Imana yongera ikwiyereke muri famiye, Imana yongera ikwiyereke mu bana bawe, Imana yongera ikwiyereke mu kazi kawe, ngo hanyuma y'ibyo ngo Yesu ngo yongera kubiyereka, haleluya. Imana ukeneye ko yongera kukwiyereka, reka nkubwire, mu buzima bwawe Imana ikwiyereke, mbese mu burwayi Imana yongera ikwiyereke, igukize uburwayi, igukureho amaganya mu izina rya Yesu. Imana haleluya, ngo yongera, Imana ukeneye kukongera mu kazi kawe, ukeneye kukongera mu buzima bwawe, Imana ikeneye kukongera mu burwayi, mu byo ukora Imana ikongere mu izina rya Yesu. Imana hari ibyo wari ufite ariko ukeneye kongerwa, Imana ikongere, haleluya, ikongere mu byo ukora, ikongere muri bizinesi yawe, ikongere mu buzima bwawe. Reka dusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye ko ubagiriye neza, ubongeye mu izina rya Yesu, amen.